ubuyisilamu bw'umwimerere Abu Muhammad Shia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Amma ba'd, bavandimwe dukomeje kubana mu masomo atandukanye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imana muri Qur'an iti bismillahirrahmanirrahim wa man yabtagh ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Nuwirukanye indi dini itari uw'Islam akaba ari yabera umuyoboke, iyo dini ye ntishobora kwemerwa na rimwe, kandi no mu buzima bwa nyuma azisanga yarataye ubuzima bwe bwose mu gihombo. Suratu Al-Imran aya 85. Ndagira ngo tuganire gato kuri uno murongo wa Qur'ani nibiwerekeyeho, kuko niwitegereza uzasanga by'umwihariko muri no minsi umurongo nk'uyu nguyu tumaze gusoma n'indi mirongo yewe bijya gusa niyo bamwe mu bayisilamu bashingiraho bavuga bati nta kabuza twebwe uko byagenda kose turabo mu ijuru. Apfa kuba ari umuyisilamu gusa tayari yandikiwe ijuru, ibyo yakora byose uko yakwitwara kose ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ikirebwa cyangwa se kibanze gusa nuko wari umuyisilamu. Subhanallah, mbega gusobanukirwa gupfuye. Hakaza noneho n'abashyira inyoroshyo mu mvugo nk'izo ngizo, ugasanga bo byibuze baragira bati nubwo nashyirwa mu muriro ariko nibyo akanya gato Imana izagera imvanemo, kubera ko nahamije la ilaha illallah ubu nishyire mu ijuru. Ndagira ngo hano twibukiranye ko imvugo nk'izi ni imvugo zakunze kujya zikoreshwa cyane n'abayahudi bayobye, bari barayobye. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ngo bakundaga kujya bivugisha bati nta kabuza tuzagerwaho n'umuriro utazima mu gihe cy'iminsi barirwa ku ntoki. Imana igasaba intumwa yayo iti babaze ngo ese ibyo mwaba mwarabisezeranyijwe n'Imana ku buryo itakora ikinyuranyo n'isezerano yabahaye, cyangwa murahimbira Imana ibinyoma kubw'ubujiji bubarimo. Suratul Baqara aya 80. Birababaje cyane rero kuba benshi mu bayisilamu nabo bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Nibyo koko hari abo Imana izavana mu muriro kubw'ubugenge bwayo ibashyire mu ijuru, ariko se ubwirwa n'iki ko wowe uzaba uri muri abo nta kabuza? Urashaka kumbwira se ko nta muyisilamu n'umwe uzajya mu muriro ngo awugumemo iteka ryose? Aho waba wibeshye. Turaza kurebera hamwe impamvu waba wibeshye. Hanyuma rero hari n'abandi bayisilamu tubona hanze aha bagira bati utari umuyisilamu wese byanga bikunze uwo n'uwo mu muriro utazima azawuhanirwamo iteka ryose. Ese ibi byo ni ukuri? Hano ndagira ngo dutandukanye ibintu bibiri. Icya mbere, ibyerekeranye n'idini y'ukuri iyo ariyo. Icya kabiri, abo kujya mu ijuru cyangwa se mu muriro abo aribo. Ntabwo kuba idini y'ukuri ari Islam byanga bikunze bivuze ko buri muyoboke w'iyo dini wese ari ku kuri, ibyo avuga ari ukuri, ibyo akora ari ukuri, ibyo yemera ari byo. Umuyisilamu ari ku kuri mu gihe akurikiza Islamu neza atanyuranya nayo. Ntabwo kandi kuba idini y'ukuri ari Islamu gusa bivuze ngo abazajya mu ijuru gusa n'abazaba barubahirije neza Islamu. Oya, ibizashingirwaho ngo abantu bajye mu ijuru ni ibintu byagutse cyane. Gusa nanone birazenguruka n'ubundi ku idini y'ukuri ya Islamu. Munyemere rero twinjire mu isomo nyirizina. Icya mbere tureba ngo ese umuyisilamu wese n'uwo kujya mu ijuru nta kindi cyitaweho? Tubanze twibaze ngo ese ubundi umuyisilamu ninde? Umuyisilamu
n'uhamya n'ururimi rwe ko nta yindi mana ikwiye kugaragirwa byuzuye uretse Imana imwe rukumbi, kandi ko Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ari intumwa y'Imana mu zindi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shahadatayn. Muri suratu Al-Imran aya 84 Imana iti قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نمنا إيمانا أتورا أوتي twemeye Imana n'ibyo twohererejwe, hamwe n'ibyohererejwe Ibrahim, ibyohererejwe Somayire, Isaka, Yakobo n'intumwa zose zikomoka kuri Yakobo, kandi twemeye tudashidikanya ibyahawe Musa na Yesu hamwe n'intumwa zose zisigaye biturutse ku Mana. Ku byerekeranye no kuba abo bose bari intumwa z'Imana, nta numwe tuvangura muri bo ngo tweye kumwemera nk'intumwa y'Imana, kandi rwose turi abayisilamu duciriye bugufi ubushake bw'Imana. No kuvuga hano harimo guhamya Imana no guhamya intumwa z'Imana. Aya igasoza ivuga ngo nyuma y'ibyo ngibyo turi abayisilamu. Guhamya Imana n'intumwa yayo nibyo bigira umuntu umuyisilamu. Umuntu uhamije ibyo ngibyo ku ikubitiro, ibi tumaze gusoma muri ino aya muri uno murongo, ababaye umuyisilamu. Ariko se ubuyisilamu burangirira gusa muri ubwo buhamya? Mu yandi magambo, kwemera Imana n'intumwa yayo birasaba kugendera ku mategeko y'Imana n'intumwa yayo. Ibyo bategetse ubikore, ibyo babujije ubijye kure. Icyo gihe uraba koko wemera Imana n'intumwa yayo. Niyo mpamvu muri aya nyinshi za Quran uri busanga Imana igenda igira iti innal ladhina amanu wa amilu salihati, cyangwa se babandi bemeye barangiza bagakora ibikorwa byiza. Wa wundi wahamije buriya buhamya bubiri twavugaga, ababaye umuyisilamu nibyo, ariko mu magambo gusa, kuko abatari yatangira gushyira mu bikorwa ibyo yahamije. Icyo ni icya mbere, kandi haba hari na byinshi agikeneye kumenya ngo yuzuze neza ubuyisilamu bwe, kujye mu bikorwa, noneho abe yagera n'ahandi atangira kwitwa umwemere. Navuga ko ubuyisilamu cyangwa se kuba umuyisilamu ari ugutangira urugendo rukarishya ibyo uba wamaze guhamya muri bwa buhamya twavugaga. Urugendo rurangira iyo umuntu yitabye Imana. Uramutse ubaye umuyisilamu ntukarishye ubwenge n'ubumenyi, ntukore iby'Imana n'intumwa yayo bagutegeka ngo ujye kuri ibyo bakubuza, nturangwe n'indangagaciro za Kisilamu, imico n'uburere bya Kisilamu bikabura, mpamya ko icyo gihe waba uri umuyisilamu ku izina n'imyambaro gusa, waba uri indyarya muri Isilamu. Kandi Quran itubwira ko indyarya zizashyirwa hasi cyane mu muriro utazima, yewe zizanawubamo iteka ryose. Bisobanuke neza rero ko buri muyisilamu wese ntabwo ariko azajya mu ijuru ngo nuko gusa yavuze la ilaha illallah. Hazarebwa ukwemera kwe, ibikorwa bye, imyitwarire ye n'ibindi. Hanyuma byose nibitungana abone guhabwa ijuru, nibidatungana ashyirwe mu muriro utazima. Imana ibuturinde. Hari zimwe muri hadisi abantu bibeshyaho, aho intumwa y'Imana yewe n'abayimamu bo muri Ahlul Baiti alayhimussalam bigishije ko buri wese wavuze la ilaha illallah ari uwo mu ijuru. Nibyo koko, ariko si ukuvuga ayo magambo gusa nk'uko Imam Ridha alayhi afdalu salatu wassalamu akomeza bisobanura. Ni ukuvuga ayo magambo bishurutiha, cyangwa se kuyavuga unakora ibigendanye nayo, unitwara bigendanye nayo. Ibyo nibyo bizaduhesha ijuru. Imana idushyire mu barifite insha Allah. Ntabwo uyu munsi kuba mvuga ko nemera abayimamu bo muri Ahlul Bayt alayhimussalam ari byo gusa bizashingirwaho nshyirwa mu ijuru. Oya, hazanitabwa ku bikorwa byanjye. Twitwararike bavandemo. Quran twereka ko indyarya, abasambanyi, abaryi ba riba, abicanyi, abo bose ni abantu bazashyirwa mu muriro by'iteka ryose.
by'iteka ryose, khalidina fiha abadan. None se bene abo ntibanasangwa mu bayisilamu? Buri wese yibaza ahangaha. Hanyuma turahita twimukira ku cya kabiri cy'abavuga ko ngo niyo bashyirwa mu muriro ariko ngo bo bazawushyirwamo by'akanya gatoya, ubundi nyuma yaho bagakurwamo, ngo kuko bahamije la ilaha illallah bagashyirwa mu ijuru. Tubanze twibaze ngo ese koko nibyo hari abantu Imana izashyira mu muriro by'igihe runaka, hanyuma nyuma y'icyo gihe ikabavanamo ikabashyira mu ijuru? Imana iti khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. N'igihe cyose ibirere n'ubutaka byo muri ino sishya bizaba bigihari, abazashyirwa mu muriro utazima nabo bazakomeza kuwuhanirwamo ibyo bihe byose, keretse gusa mu gihe Imana yaba ishatse kubarokora, kuko yo ikora icyo ishatse cyose. Suratu Hud aya y'107. Imam Sadiq alayhi salam yadusobanurira iby'iyi aya akatubwira neza mu buryo bweruye ati hadhihi fil ladhina yakhrujuna minan nar. Uyu murongo uravuga cyangwa se uragaruka kuri babandi bazavanwa mu muriro bagashyirwa mu ijuru. Byumvikane neza ko dushingiye kuri Qur'an n'imvugo z'abantu bo muri Ahlul Bayt alayhimus salam, nibyo koko hari abantu bazashyirwa mu muriro, hanyuma nihashira igihe runaka bawuhanirwamo kubw'impuhwe z'Imana bawuvanwemo bashyirwa mu ijuru. Ariko hamwe n'ibyo nta wamenya neza ngo ese hazashingirwa kuki Imana igira bamwe ivana mu muriro. Ese uyu munsi nikoreye ibyo nshatse ngo ninjya no mu muriro n'ubundi nzavanwamo, hanyuma nkazawujyamo nkugiyemo ntari buwusohokemo, byazagenda bite? Niki kinyemeza ko byanga bikunze nzatoranywa muri abo ngabo Imana izavanamo? Hakaza bya byiringiro benshi bavana mu mvugo zemeza ko ngo wavuze la ilaha illallah wese azajya mu ijuru, ngo nubwo yashyirwa mu muriro igihe kizagera uvanwemo. Ariko no kwibeshya. Imana iti innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula. Abazagera ku Mana nta kwemera bafite kandi ari abanyabyaha bazahanishwa umuriro utazima, ntibazawuboneramo ubuzima cyangwa se byibuze ngo bawupfiremo birangire. N'abazayigera imbere bafite ukwemera kandi ari abanyabikorwa byiza bazagororerwa inzego zihebuje cyane. Ni ukuvuga ngo ijuru ntabwo ari ryo wavuze gusa la ilaha illallah byonyine, ni uwavuze akanashimangira imvugo ye mu bikorwa, hanyuma se uwavuze iyo mvugo mu rwego rwo kuryarya bitamuvuye ku mutima, aho twahibaza. Ijuru ni ryo wavuze la ilaha illallah bimuvuye ku mutima nta buryarya, yarangiza akanakora ibikorwa byiza bishimangira iyo mvugo. Imana iti n'abazayigera imbere bafite ukwemera kandi ari abanyabikorwa byiza. Imana muri Qur'ani ikongera kutubwira iti bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Abakora icyaha maze kikabaganza ku buryo ibisigisigi byacyo byigaragariza muri buri gice cy'imibereho yabo, abo nabo mu muriro utazima bazawubamo iteka ryose. Suratul Baqara aya 81. Hano se ntihashobora kuzamo abayisilamu? Abayisilamu se ntibakora ibyaha? Ukoze icyaha kikamuganza ku buryo kimupfukirana kikamwigaragazaho muri buri gice cy'ubuzima bwe, yaba ari umuyisilamu cyangwa atari we, uwo nguwo azahanirwa mu muriro utazima iteka ryose. Ntazawuvanwamo ngo nuko ari umuyisilamu byonyine gusa. Imana nanone muri Qur'ani yayo irakomeza ituburira, ni nkaho yakatubwiye iti ibyo ngibyo mwigira ngo muri abayisilamu gusa, kuba ufite la ilaha illallah ibyo wakora byose niyo wajya mu muriro uzavanwamo ujye mu ijuru, muribeshya. Mu yandi magambo n'ikimana yakatubwiye, iratubwira ngo waman khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
abo ibikorwa byabo bizaba nta reme n'agaciro bifite kandi biri kure y'ukuri, bazaba barataye ubuzima bwabo bwose mu gihombo, ari abo guhanirwa mu muriro utazima ibihe byose. Suratul Muminun aya 103. Nkibariza nti hano ntihashobora kubamo abayisilamu, cyangwa abayisilamu bose bazaba bafite ibikorwa byiza ku bwinshi kandi bifite agaciro n'ireme? Dutekereze kabiri bavandemo. Aya zo ni nyinshi, reka turebe n'iyi aho Imana igira iti alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasula fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalika alkhizyu alazim. Ese ntibazi ko buri wese ucukubiri n'Imana n'intumwa yayo abateganyirijwe umuriro utazima azahanirwamo ibihe byose? Uko niko gusuzugurika gukomeye cyane. Suratu Tauba aya ya 63. Ni bande bazira guca ukubiri na Allah n'intumwa ye uretse babandi n'ubundi bari basanzwe babitegetswe? Amateka y'intumwa y'Imana n'abasahaba bayo se araduha iki kitari kivugirwa muri no aya? Bamwe mu basahaba ntibaciye ukubiri n'Imana n'intumwa yayo mu buryo bugaragara mu bintu binyuranye, bikaba gahebuza ubwo bacaga ukubiri nayo ku murage yari yasize, ikimara kwitaba Imana bagahita bawutera ishoti. Abo bose se saba Islam. Imana muri Qur'ani yindi aya iti wa'adallah almunafiqina walmunafiqati walkuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'annahumullah walahum 'adhabun muqim. Imana yasezeranyije umuriro utazima indyarya z'abagabo n'abagore hamwe n'abapagani, zizawuhanirwamo ubuziraherezo. Ibyo ubwabyo birazihagije. Imana yarazivumye kandi ibihano byazo bizakomeza kubaho iteka ryose. Indyarya ninde? Indyarya ni wa muntu uba ari mu kintu mu buryo bugaragarira amaso y'abantu ariko mu mutima we nta kirimo. N'ufite shahadatayn ni umuyisilamu nikazwi ariko bya nyirarubeshwa. Nta gushidikanya ko mu bayisilamu harimo indyarya. Nyuma y'izo aya zose nta kuvuga ngo ngende umuyisilamu birahagije bityo ndi uwo mu ijuru. Oya, ubumenyi bwawe, ukwemera kwawe, ibikorwa byawe, gutinya Imana kwawe, kuyikiranukira, imico myiza n'imyifatire bishobora kuba bikuranga n'ibindi bitandukanye, ibyo byose nibyo gushingirwaho ngo ube wahabwa ijuru. Cyangwa se mu gihe ari ikinyuranyo uryimwe, numara kuryimwa kandi nabwo ushobora gushyirwa mu muriro. Kandi wamara gushyirwa no mu muriro ntihazemo ibyo kuvuga ngo kubera ko ari umuyisilamu uri kuri la ilaha illallah byonyine gusa ngo ibyo ngibyo biratuma umuriro uzawubamo igihe gitoya hanyuma uwuvanwemo ujyanwe mu ijuru. Ushobora kuwushyirwamo uwushyizwemo by'ubuziraherezo wabigiraga ibintu by'imikino. Imana nyagasani ibiturinde, twitwararike nge nawe, Imana itworohereza cyane. Hanyuma kandi twerekeza ku cya gatatu dukomeza kurebera hamwe ngo ese noneho buri wese utari umuyisilamu n'uwo mu muriro gusa ngo nuko atari umuyisilamu? Imana muri Qur'an iti inna dina 'inda Allahi al-Islam, idini y'ukuri Imana iduhitiramo ni uw'Islam. Suratu Al-Imran aya 19. Nibyo rwose Imana ivuga ukuri iteka ryose. Idini ni imwe, ni Islamu, ni nayo igomba kujyana abantu mu ijuru. Ibivugwa ko ngo nta dini izajyana abantu mu ijuru ni ukubeshya. Ibivugwa ko ngo muri buri dini hazavamo umugeni ni ibinyoma. Idini ni inzira y'imibereho ya muntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni gute Imana yari kurema umuntu hanyuma ntimwerekere inzira ikwiye imibereho ye? Hanyuma inzira ikwiye imibereho yacu ni inzira nyinshi se zitandukanye, amadini menshi. Ibyo nabyo ntibishoboka. Imana ni imwe, ni dini y'ukuri ni imwe. Imana yaraturemye inatwereka inzira. Inzira Imana yarayerekanye kandi nta yindi ni Islam. Ariko se utarigeze agira amahirwe yo kumenya ko habaho iyo Islam, uwo muntu azashyirwa mu muriro azira kuba ataragize amahirwe yo kumenya Islam? Ndagira ngo twemeranye ko uyu munsi hari umuntu bitewe n'ibihe yabayemo, ahantu yabaye n'uburyo yaramerewe, ntiyigeze amenya Islam, cyangwa se yarayimenye ariko ntiyabasha gusobanukirwa ukuri kwayo na busa.
ntiyabona uburyo bwo gukora ubushakashatsi se n'ibindi bitandukanye, ku buryo ntiyagize amahirwe yo kugira hamenera ngo amenye ukuri kwa Islam. Uwo nguwo rwose Imana nutekereza neza urasanga iramutse imushyize mu muriro yabimurenganyije, kandi Imana ntabwo ijya irenganya abagaragu bayo. Niturambura Quran suratu Nisa, Imana iti bismillahir rahmanir rahim illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Usibye gusa abanyantege nke mu bagabo, abagore n'abana batari bafite uburyo bwari bwo bwose bashobora kwimukamo uretse gusa kuguma aho bari batuye. Kuvuga iki ni cya gihe bazaba barimo babaza umuntu, ese no kubera iki utubahirije Islamu yawe, kubera iki utamenye Islamu se? Akatangira kwisobanura bitewe naho nari ntuye, ibihe nari ndimo ntabwo mu by'ukuri byanyemereraga. Imana ikavuga iti uwo nzacungura neza cyangwa se nzabaza nzi neza ko kutamenya, kudahagarara neza ku murongo nyakuri ukwe byatewe nawe abifitemo uruhare, uwo nguwo nzamuhana nta kabuza. Imana igakomeza rero igira iti usibye gusa abanyantege nke mu bagabo, abagore n'abana, abatari bafite uburyo bwo kuba bakwimuka aho bari batuye cyangwa se bakwivana muri situation bari barimo, hanyuma ibyo ngibyo bigatuma batabasha kuyoboka inzira. Abo ngabo Imana igakomeza muri aya ya 99 suratu Nisa iti fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Hari cyizere cyuko Imana yabababarira ikirengagiza kudohoka bagize. Imana nibabarira, ni nyiri impuhwe zihebuje, ivaniraho ibyaha n'amakosa abagaragu bayo ibonye koko ko babikwiye. Izi aya nujya kuzisoma uzisoma uhereye kuri aya 97 kugira ngo usobanukirwe neza. Hari umuntu uyu munsi wavukiye mu bakristo, abari hakurira ntiyagira amahirwe menshi yo kujya ahura n'abayisilamu ngo baganire, ahubwo wenda n'abahuye nabo bakamuhuzwa Islamu n'abayisilamu bitewe nuko yabonye bitwara. Abaho atyo agerageza kwiga neza ubukristo bwe, kubushyira mu bikorwa. Hamwe n'ibyo ugasanga uretse kuba afite kwemera kutari kuzima, mu busanzwe n'umuntu mwiza, afite ibikorwa byiza yewe no kurusha bamwe mu bayisilamu. Ese umuntu nk'uwo yashyirwa mu muriro azira icyo atamenye ukuri kwacyo, atabwiwe? Imana niyo nyir'ubumenyi yo kuzareba ngo ese mu kubuyukana katarabaye umuyisilamu, atarayobotse, abifitemo uruhare rungana na kangahe kwijana, hanyuma ikanashingira ku bikorwa byagiye bimuranga, ikaba yamuha ijuru cyangwa se ikarimwima muri hikima yayo. Hanyuma ku rundi ruhande, uwamenye ukuri kwa Islamu agasobanukirwa, ariko nyuma y'ibyo akanga kuva ku izima cyangwa se akinangira, agakina n'amahirwe, ntakora ubushakashatsi, uwo nguwo byanga bikunze ngira ngo ibyo birumvikana. Ibi byose turimo dusobanura ni kimwe n'ibi byacu by'amatsinda tubarizwamo uyu munsi nk'abayisilamu. Siko yose ari ukuri, ubushakashatsi burakenewe. Naho ubundi tsinda rimwe niryo ryo mu ijuru, ayandi yose akaba ari ayo mu muriro, nk'uko tubibwirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nyuma y'ibyo rero ndumva mwanyemerera nkasoreza aha ngaha, nongera kwibutsa ko idini ya Islamu niyo dini y'ukuri izajyana abantu mu ijuru, ariko kandi ntibisobanuye ko buri muyisilamu wese ari uwo kujya mu ijuru byanga bikunze. Nta mpamvu ihari yo kwikomanga mu gatuza, ahubwo igihari gifatika ni ugukarishya imyemerere yacu, gutinya Imana kwacu, ibada zacu, ubundi tugasaba Imana ko yazaduha ijuru ryayo dukora ibikorwa byiza. Ku rundi ruhande kandi, utari umuyisilamu wese siko ari uwo mu muriro utazima. Gusa kandi ntabwo bimuha kwiyumvisha ko agomba gukomeza kuguma muri iyo nzira arimo, atagomba gukora ubushakashatsi, atagomba kujijuka, atagomba kugira gute. Ku munsi w'imperuka nibimuhama ko kutaba umuyisilamu kwe ari we byaturutseho, abifitemo uruhare runini kwijana, byanga bikunze afite ibyago. Ntabwo wa wundi utarigeze umenya kanunu kuri Islam yaryozwa ibyo atamenye, ntibibaho. Imana iti man ihtada fa innama yahtadi li nafsi
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. buruyobotse niwe bigirira akamaro, na buruyobye niwe bigiraho ingaruka. Ntawe kwikorera umutwaro w'ibyaha by'undi, kandi nta bantu dushobora guhana mbisubiremo mu gihe tutari twaboherereza intumwa ngo ijye kubaha gihamya ndakuka. Mu gihe nta muntu wari wagira icyo amubwira, nta makuru yigeze amenya, Imana ntishobora kumuhana. Suratu Isra aya 15. Utarabonye umubwira se, utaragize amahirwe amufasha gukora ubushakashatsi ku by'amadini se, yani uwo kutaba umuyisilamu ko bitaturutseho atagizemo uruhare, uwo muntu Imana yamushyira mu muriro utazima gute? Kwa ahubwo kubw'imbabazi n'impuhwe byayo ishobora kuzamubabarira ikamuha ijuru. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe guhirwa mu byo mukora. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.